dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri by'uko yatugiriye neza. Icyambere nuko yadukuye mu isayo y'ibyaha, aho twari turi tudafite Imana rurema. Icya kabiri nuko abari imfubyi muri twebwe warabareze urabakuza. Icya gatatu kuko ni byinshi sinabivuga mu birangize, abari inguma muri twebwe ubu barahetse. Ni byinshi ni byinshi ni byinshi ibyo wadukoreye Mana, ni byinshi ni byinshi byinshi ibyo wadukoreye Mana. None twakuvaho tukaja ahandi, kuko muri wewe harimo byose. None twakuvaho tukaja ahandi, muri wewe harimo byose. Alitabiriwa zamani, batazaliwa wamekosa nafasi katika nyumba ya kula za wageni. Wakosi Yesu kakosa nafasi, Baba wamefahamu wageni wamejaa. Wakosi Yesu kakosa kama ikiganza cha wewe wamekosa nafasi katika nyumba ya kula za wageni. Wakosi Yesu kakosa nafasi, Baba wamefahamu wageni wamejaa. Wakosi Yesu kakosa nafasi, habe nubwo tuzoba tutaragira amafaranga menshi, habe nubwo tuzoba tutarabyara, umuririmbyi yavuze ngo ni ukuri